Ndabasuhuje mwebwe mwese mukurikiye Mose TV, amahoro y'Imana abane namwe, urukundo rw'Imana rubaganze. Nanjye mvuga ngo Uwiteka bishimisha ibyishimo bita imyaka mwababarijwemo, kandi Uwiteka abashumbusha iby'inzige zariye, abahaza amahoro, abahaza umutekano muri mwebwe. Nta kiruta amahoro, uzafite byose udafite amahoro ntacyo uba ufite. Wakoze subscribe uhabwe umugisha, nawe utarayikora nyuze ngo ugende ukanze kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, mukurikirane inyigisho, ubuhamya ndetse n'impuguro zitandukanye zigenda zinyura hano. Rero ndabasuje cyane mu mishayi bwo bwa mbere ma hostinze, ariko maybe ko tuzatubana kenshi. Ndi kumwe na Pastor Moise, tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Meze neza? Meze neza. Ariko turi kumwe n'undi mushyitsi. Namwirengagije. Burya nta mwana wakira umubyeyi. Ahubwo umubyeyi yakira umubyeyi mugenzi we. Sinibaza ko ari njye wamwakira. So tuguhaye ikaze rero, wamubona mutwakira kugira ngo tumenye uwo tugiye kubana nawe. Bobo uri umuhanga, Imana igumugisha. Hanyuma rero tunejejwe n'Imana no kuba hano kuri Mose TV, kandi tunejejwe namwe mwese mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, impuguro ndetse n'ibindi. Imana ibaho umugisha. Nagiraga ngo rero mbabwire ko turi kumwe n'umushyitsi kandi umutumirwa mwiza twari dukumbuye, ambo mwita mwiza. Ubuhamya bwe nzi, ubuhanga Imana yamushyizemo, ibihe tumaranye binyemeza ko ari umuhanga, binyemeza ko ari umushyitsi w'umugisha. Ngira ngo rero Imana imuhe umugisha. Koze Imana mwatangira mwibwira abantu kuri Mose TV, kandi rwose tubahaye ikaze. Murakoze cyane, turabashimiye. Nitwa Vedaste Ndikimana. Yego. Ntuye Kicukiro. Umupapa birumvikana, mfite umudamu n'abana. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Murakoze. Aravuze ati nitwa Vedaste Ndikimana, ndi umupapa, ntuye Kicukiro, ibintu nk'ibyo. Birumvikana iyo tuberetse kano tuba tuvuze ngo twarasezeranye, hanyuma iyo tuvuze ngo dufite abana tuba tuvuze ngo Imana yatanze umugisha wo kuzibura inda. Hanyuma tuboneraho no kubwira wowe Imana itari yaha umwana ngo nawe Yesu akwiteho. Amen. Ntekereza ko urwo rugendo rwo kutagira abana ni ubuhamya uzaduha. Narunyuzemo. Yego. Ndabizi cyane. Kandi ubu tuvugana Imana yarabaguhaye. Ifite rwose abahungu n'abakobwa. Abahungu n'abakobwa. Mboneraho kukubwira wowe rero ufite ikigeragezo cyo kuba utari wabona umwana, uhumure, iyahaye Vedaste umwana. Yewe rega nanjye buriya hari urugendo nagenze rusa nkaho rugoranye kuri icyo cy'urubyaro, ariko Yesu yatugiriye neza. Reka nkubwire, ibigeragezo biradindiza ariko ndibuze umuntu gukomeza inzira Cyane. Nageraga ngo rero dusenge Imana, nitumara gusenga Imana dufite message, kandi ni ukuri ntago twizanye, ahubwo turi mu mugambi w'Imana. Nageraga ngo rero umuntu wese utera agatebe aho wicaye, rwose amatwi yawe n'amaso ubihange hano, ubundi wumve icyo Imana ivugana nawe muri uyu mwanya, kuko nta na rimwe uzabona Imana imanutse mu ijuru n'amaguru yayo. Uzayibonera muri nge, uyibonere muri Vedaste, uyibonere muri Bobo uri ku hostinga. Ndumva bizagenda neza muri iyo nzira, kandi wizere ko bishoboka. Hanyuma ntago twiteguye kugutenguha rwose, uhumure, bazagutenguha ntago turimo, kuko dufite umugambi wo kugumana na Kristo n'ubugingo bwacu ari buzima. Uhumure rero, reka dushime Imana, hanyuma twinjire mu mwanya w'ikiganiro. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ku bwa bene data, abaja n'abagaragu biteguye gukurikirana ijambo ryawe, icyo wavuganye n'abera bawe, icyo wavuganye n'abagaragu bawe, ubutumwa uduhaye kugira ngo buhembure imitima muri iki gihe gisa n'iki ngiki hano kuri Mose TV. Turasenze rero kugira ngo Kristo, umuntu wese uzumvira ijambo azaruhuke, azabohoke, azubakike, azubaka abandi, azagwiza imbaraga. Amen. Dusabye cyane ngo Umwuka Wera abonekemo, aherekeze iki kiganiro, bityo kigira umumaro mu gihe cya none no mu gihe gikwiriye, igihe cya none no mu gihe kizaza. Umuntu wese uzakurikira azahembuke. Ni ijambo rimwe rivuze ngo ugihe amavuta adacuyurwa n'iminsi n'ibihe, ahubwo abe ari amavuta agumaho. Niko twibyizeye, tubisabye, tubyingingira mu izina rya Yesu. Amen. Kozi w'Imana rero, numvishije ari wowe
naho umwanya kugira ngo ugire icyo uvuga nubwo tugiye kuganira ariko ndumva umwanya ari we twawuha tukagenda tuganira ariko murakoze cyane umwuka yagushyize ku mutima. Tekereza ko iki kiganiro nk'uko kimeze ni ikiyobokamana kandi icyo dufite kuruta ibindi ni ijambo ry'Imana. Yego rero yaravuze ngo naribikiye mu mutima kugira ngo nagucumuraho. Ijambo ry'Imana rirabikwa rero ijambo kugira ngo dukomeze tuganire ngo ni imbuto itabora. Tugiye gusoma umurongo umwe muri Yobu igice cya 19 umurongo wa 25. Yego Yobu 19:25. Yego aravuze ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ubwanjye nzi ko umucunguzi kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. 19:25. Yego iyo abantu baganira ijambo ry'Imana bagomba no kwizera bakizera kandi bakagira gutsimbarara kuri ryo bakumva ko ijambo ry'Imana ari iry'Imana atandukanye n'ijambo ry'abantu cyane. Ubusanzwe Imana ifite ibintu yihariye si umuntu. Imana si umuntu, ni Imana nyine yahozeho iriho kandi izahoraho cyane. tugiye gukomeresha abantu badukurikiye ndetse n'abazadukurikira n'abari hafi ijambo ry'Imana. Nibyo Imana ishimwe. Amen. Uyu munsi nifuje ko tuganiriza abantu inkingi enye umuntu ahagararamo Imana ikamutabara vuba. Inkingi enye umuntu ahagararamo Imana ikamutabara vuba. Harya ubundi ugira ngo usibye ko abantu muri iyi minsi bakunda byacitse kugira ngo iryo si ryo jambo abantu bari bakeneye kugira ngo umuntu abashe guhangana n'ibihe n'amateka ahagaze. Ubundi abakristo ntibakena amafaranga, yego, ntibakena imyambaro, ntibakena amazu, ntibakena amasambu, bakena ijambo ry'Imana. Bakena ijambo kuko nicyo kintu Satani yiba ariko yanga ko abantu bagira. Ariko mwari hari ikintu kimwe aho ngaho uvuze numva kinkozeho. Uzi ubukene bw'ijambo buriho none. Nta muntu waguteranyiriza ijambo. Baguteranyiriza bakakugurira imodoka, bakakugurira inzu, bakishyurira abana, ariko uba ufite icyuho cy'ijambo. Kandi gukomera kw'Imana ntibugaragarira mu byo yakoze, yego, bigaragarira mu byivuga. Ivuga ibintu abantu badatekereza ko bishoboka cyane. Haleluya. Ivuga ibyo badashoboye, badatekereza ko bishoboka, batanashoboye, kuko ibyo abantu bashoboye nyine bari iby'abantu, n'iby'abantu, ariko iby'Imana n'Imana y'ibidashoboka. Bimwe mu bintu bizakubwira ko Imana ivuze ni uko ivuga ibintu udatekereza. Yego, ibintu udatekereza ukumva Imana irabivuze. Nicyo kiri mu bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko ari Imana ivuze. Amen. Kuko Imana ntigusezeranya ibiriho, yego, igusezeranya ibitariho. Niyo mpamvu ubwenge bw'isi budashyikira imvugo y'Imana. Ntabwo ivuga ibigaragara. Oya, ntabwo ivuga ibigaragara. Si rimwe si kabiri Imana yabwiye Aburahamu nta n'inda, imubwira ko urubyaro rwe ruzangana n'umusenyi. Yego. Mu kuri ubwenge bw'isi bw'abantu busanzwe ntabwo bushyikira ibyo bintu. Nibyo. Imwereka inyenyeri, watekereza isi iyo Imana ivuga inyenyeri nibanze imuhe n'umwe. Ubwenge bw'isi bushingira ku biboneka. Umugani kuti Imana yamubwiraga ngo bari umucanga, ngo bari inyenyeri. Icyo nicyo kiyigira imyaka hafi 100. Icyo nicyo nta n'indi iravamo, nta n'ibimenyetso. Ariko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushywa n'abantu, twizere Imana yacu, ijuru tuzahabona ibyo twizeye byose. Isi ni bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Ni ijambo rivuze ngo Imana ivuga isezerano.
impamvu urumva nzakubwira amoko y'amasezerano. Ubundi hari igihe abantu tubanza tuvuge ku nkingi, tuzagaruka ariko mana yake uzi ko hari ukuntu umuntu akujyana mu mwuka ukumva ibintu bibaye byinshi. Nk'urugero ubu misenekereza isezerano, urumva kuba umuririmbyi yavuze ngo isi niba izava hejuru rikavaho, uwizera buriya kwizera iguha amasezerano iruta isi. Ubundi ntabwo Imana ari itangiriro, reka tubivuge abantu badukurikira, ntabwo Imana ari itangiriro, Imana iruta itangiriro kuko niyo yashyizeho itangiriro. Yego, mbere y'uko isi ibaho n'itangiriro ry'ibiboneka ribaho Imana yariho, ni ukuvuga ngo iruta. Ejo bundi mperutse kubwira abantu itangazamakuru kimwe ntari buvugire hano, mbwira abantu ngo ikintu cyose umwuka wera bundikiye kigira ishusho, kandi Imana ni umwuka. Imana ni umwuka, urumva? Ikintu cyose umwuka bundikiye, n'igishaka kibe cyari cyararwaye ibirenge bitambitse gutya, n'igishaka kibe cyarahengamye ukuntu, n'igishaka kibe no muri sosiyete nta muntu wakitagaho, umwuka wera apfa kuza gusa akakibundikira gihita kigira ishusho. Haleluya. Ishusho kuko ngo Yesu Kristo ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo Imana iyo ishaka kukugirira neza izana umwuka wera akakubonekera. Muririmbyi uramwe kuko yavuze ngo arantangaza Yesu, arantangaza akura umuntu muri pubere. Kandi harya ubwo pubere ijyamo iki? Ijyamo ikintu cyatawe, ibintu byose ndetse no ku muhanda hari ibintu bibiri, hari pubere ijyamo ibibora n'ibitabora. Ayiwe, nuvuga ngo ibyo muri pubere ibora n'ibyo muri Kristo akura umuntu, Kristo we ubuzima bumeze nk'ibibora cyangwa ibitabora, ariko twe turabora tugashenguka. Ubwo se reka tugaruke ku ntego, naho ubundi twajya kure. Tugiye kubwira abantu inkingi enye umuntu ahagararamo Imana ikamutabara vuba. Yego, Bibiliya iravuga ngo ntabaza ndagutabara. Iyo ni Yesu wabivuze, ni Imana yabivuze, ni umwuka wabivuze. Ubundi Imana ni umwuka, umwuka ni Yesu, Yesu ni Imana. N'abayisenga bakwiriye ibyo bintu, ntabwo ushobora gutandukanya ibyo bintu uko ari bitatu, ni muri kimwe. Imana yagiye yihishurira muri kimwe hashingiye ku gihe, ariko Imana ni Yesu, Yesu ni umwuka, umwuka ni Imana, umwuka ni Yesu. Yego, amen, amen. Umuntu wa mbere Imana itabara vuba ni umukiranutsi. Umukiranutsi w'Imana burya ararinzwe. Noneho umukiranutsi Imana imuvuga ahantu habiri. Genda kuririmba naho yagwa nazarambarara ndakurahiye. Haleluya. Imana imwitaho amanywa nijoro nukuri, naho inama zakorwa inzandiko zigasinywa, uwo napfa gupfa ijoro ritabyemeye. Imuvuga umukiranutsi avugwa n'Imana ahantu habiri. Buriya iyo uvuze umukiranutsi, nubwo ubuzima bwo gukiranuka bugorana, ariko n'ubuzima ubundi bugora abanyamubiri nyine. Buragora kuko abantu rega ntabwo wumvishe wa muri byavuze ngo hembura umurimo wawe kuko isi dukurura cyane. Abajyaga barira itorero Satani yamaze kubagusha. Ubuzima banza uvuge ku mukiranutsi. Icyo tuzakivuga umukiranutsi, Imana imuvuga ahantu habiri. Abantu badukurikiye babyumve, biganire. Imana irimo igitangaza muri iri jambo cyane. Imuvuga mu ijuru, yego, ikamuvuga no mu isi. Imana imwiratira abamarayika, ikanamwiratira Satani. Umukiranutsi biravuga ngo yaratatse, Imana irumva. Umukiranutsi Imana imuhozaho amaso. Yego, iyo bavuze gukiranuka rero ni ukumva ugakora icyo Imana ishaka. Umuntu wa mbere tuzamubona umugabo witwa Nowa. Gezaho ibuka rya jambo. Imana ubwayo yarivugiye ngo icyo gihugu naho cyaba kirimo abagabo batatu, Nowa, Daniyeli nayo, ngo ndababwiza ukuri ko gukiranuka kwabo kwakiza ubugingo bwabo. Haleluya. Gukiranuka si ugusenga, si ukuririmba, ni ukumva ugakora iby'Imana ishaka. Iby'Imana ishaka ni ibiki? Ikibazo rero turi bugire ni kimwe.
n'abantu impamvu ubona bino bintu tuvuga babigendamo gake, bikundira urusaku, induru, byacitse. Ahari ubuzima barahahunga, bazahajya kubera itegeko, igihe kizahabajya. Ejo bundi Imana yaratubwiye turi gusenga dusoza umwaka, iratubwira ngo agakiza kayo ngo kagiye kongera kuryoha, kuko umuntu wese icyo yagaburiye nicyo kigiye kubibyibuha. Icyo wagaburiye kigiye kubyibuha. Rero buretse reba abantu bari barihishe muri ibi bintu, ubundi njye nkunda kubwira abantu ngo amabuno y'inkoko agaragazwa n'umuyaga. None umuyaga uzahuha bagaragara. Ikindi, uyu mukiranutsi mwari, umukiranutsi w'Imana ukora ibyo Imana ishaka, uyu mukiranutsi arangwa n'ibiki? Ni amatwi. Hari ibintu bibiri bibaho, matwi yumva Imana. Hari ibintu bibiri bibaho ariko bijya gusa bidasa. Iyo dusenga iteka tubwira Imana ngo Mana twumve, yego, nayo ubwayo ikavuga ngo nanjye mu nyumve, yego. Urumva ko ari ibintu bibiri. Dusaba Imana ko twumva, nayo ikadusaba ko tuyumva. Yego. Ruzakemuka rute rero? Imana itwumva tutayibisabye, itwumva tutayiraritse, ariko ikagira ikibazo cy'uko twe tutayumva. Imana, haleluya, iteze amatwi ngo twumve, yo kumva Imana, yo kumva Imana. Kuko twebweho aho ngaho uvuze ikintu ngo dushaka kwitwumva, ariko natwe ikadusaba ko tuyumva. Ibi dusaba icyo mbonye ntabwo ari vice versa, abantu babyumve neza, ntabwo ari impanguhe, kubera ko naho twe tutayumva Imana twiratwumva, kuko n'abapaganira ubwo tutabishaka, naho tutayirarika iraza iteka. Ni Imana yumva bose, yego, si ngombwa kwirarika nubwo nabyo ari byiza. Yego, Imana iratwumva. Umugabo witwa Nowa Imana yaravuze arumva, kandi kumvira Imana nukumva ibitumvikana. Ariko mugani Nowa, kuki abantu badashaka kumva yuko yumvishije Imana mu gihe kidashoboka? Ni ibintu bisa n'ibitumvikana. Kumva ngo genda ubazi nkuge imvura izagwa, kandi nta mvura kirya gihe yagwaga. Niwe wa mbere habaga ikime, niwe wa mbere wumvise inzaduka. Niwe muntu wa mbere wumvise inzaduka mu matwi ye, kandi abyumvise amenya ko iryo jwi ari iry'Imana. Imana isa n'imugoye, iramubwira ngo ujye hejuru ubazi inkuge, amazi azazamuka azagusanga hejuru. Nowa yumvise arakora. Imana iravuga ngo kuko wanyumvise ugakora ibyo ngusabye, uri umukiranutsi. Ariko mu nzira yo gukiranuka, reka tubihuze n'ibintu byabaye kuri Nowa, tuze no kujya ku nkingi ya kabiri. Nowa abantu baje kumufasha, umva ibintu byambabaje, ngo bamwe bakajya bikura kare bati umusaza n'ubundi naye abasaza yarashaje, abandi barahaguma. Uziko hari abantu bahavuye none niba hari ikintu kigora, inkugi kikinga ejo, niba hari ikintu kigora abadukurikiye babyandika muri comment, ni ugusara ushaje. Ayiwe, iyo usaje kibabaje mwari, buretse gusara amahirwe yo kuvurwa abarimo agenda ashira. Reba umuntu wabaye kwa Nowa akahaba imyaka 20, hasigaye amezi akagenda, hasigaye ibyumweru akagenda, hasigaye umunsi. Ubu ibi mivugiye iki? Hari umuntu wabanye n'Imana, agerageza gukiranuka mu mbaraga ze yarafite, ariko abonye bitinze nkuko kwa Nowa byatinze. Yakunda kubwira abantu ngo Imana yacu igenda gake kandi bicika. Apoloni yabwiye mu Kristo banyihuriye mu gikombe, icyo turakiganiro kwaki kiyorerewe yamubwiye ibintu bitanjyana hirya kure cyane. Turi kumukiranutse, yaramubwiye ngo bahuye uko cyanganaga icyo cyitwa Apoloni, bari bahuriye mu gikombe cyitwa umucisha bugufi. Apoloni isobanura umurimbuzi, ngo yari icyago cy'umwahuri, yari munini afurebye wese, ngo kandi afite imyambi aho akoze hose. Yagiraga ibindi bintu bibiri, yagiraga amazi mu kanwa yo kunyagiza abagenzi nta mvura yaguye, akagira umuriro akabatwika nta muriro wacanye. Amubonye aramubwira ngo wa mugabo we urimo uravahe? Mu Kristo ngo ubonye uko areshya n'uko angana, ngo yigira inama yo gusubira inyuma ngo mutere umugongo, ngo agiye guhindukira ngo yibuka ko inyuma hadakingiye. Ngo yumvijwe rimubwira ngo humura komera ushikame, hahirwa uyihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Ariko Mana Imana ishimwe. Mwari reka nkubwire,
aho ngaho ni naho dushaka gukurira abantu mu rujijo. Urumva nicyo narivuze ngo abantu benshi barihanganye ariko bari gucika intege hahirwa kubera ibigeragezo bibatinzeho. Nyamara mu gukiranuka no kwegerana n'Imana harimo ubutabazi bwabo. Kabiri, reba uvuze amagambo abiri akomeye. Ndakwinginze ntugende utabwiye aba bantu batazambaza muri comment nubwo wazagaruka, ariko rwose mujye munabivuga, mugaragaze niba mushaka ko umushyitsi agaruka, mwamukunze azajya agaruka. Ariko icyo nshaka kukubwira ni uko njyewe ngize impungenge. Apollo ngo yari afite ibintu bibiri bikomeye: amazi anyagiza abagenzi, ukanyagirwa, amazi anyagiza abantu mu rugendo. N'uyu munsi dufite abantu banyagiye kandi nta mvura yaguye. N'ibigeragezo agutera ibigeragezo ukajya kugama nta mvura yaguye. Aguteza ibigeragezo ukabura ijambo kandi uri indyoza. Iyo wugamye urugendo uraruhagarika. Uravuze ngo ubwo rurimo uraruhagarika. Dufite abantu bazi kuvuga Igifaransa, bazi kuvuga Icyongereza, bazi kuvuga Ikilatini, bazi kuvuga Ikinyarwanda neza. Hari n'abazi kuvuga ngo sharabaganda ragide aramerita Satani yarabanyagije. Ariko baracyo bavuga amagambo arabashirana. Hari ibindi utazi. Ejo bundi Imana yatubwiye ko abantu basigaranye amatongo y'ubuhanuzi, ko ubuhanuzi bwashize. Amatongo urayumva nahahoze inzu, hahoze ubuhanuzi. Mana yanjye komeza. Icya kabiri, umuriro utwika, aragutwika ukikuramo imyenda. Si ngombwa ko bayikwambura, wowe urashya ukayivaniramo kubera ubwinshi bw'ibigeragezo, ukiyambura umwambaro w'agakiza. Ubundi Satani ni umunyamayeri, si umunyabwenge. Icyo rero twashaka kubwira abantu nuko icyo bita gukiranuka harimo no kwihanganira ibikugerageza. Nowa yahuye n'abantu bamusanga ku cyubakwa, baramubwira ngo wasaze. Iryo niryo jambo rya mbere isi ibwira abantu, wasaze. Yego, ibi urimo ntibizashoboka, kandi gukora ibitarangira egal kwitwa umusazi. Nowa amara imyaka 120 arimo abaza, ni myinshi. Kandi mu gukiranuka, mu kumvira Imana, ntabwo Imana rero mubwiye umunsi ingugi zarangira. Ariko se mware aho uvuze ku imyaka 120, rero hari n'ibintu abantu tubabwira bakagira ngo nuko barema agatima ngo ni bya bindi ngo byacu by'abapasiteri. Ariko reka tubaze, Nowa yamaze imyaka 120 abaza ntiyabivamo. Aburahamu yamaze ngategereje umwana se, ahabwa isezerano yari maranye imyaka 20. Aburahamu ategereje 20, ni 20 yamaranye isezerano. Reka dufate 20. Tuvuge ko Sara yari afite imyaka 70, Aburahamu afite 80. None reka nkubaze, umuntu ugikizwa taramara n'imyaka 3 mu rusengero, nashaka bamaze 5, akavuga ngo ndacumuzwa n'amasezerano. Isezerano rye ahawe ejo bundi ritinze rite kandi abo tubonye bamaze iryibi. Ndabizi, narabisomye, naranabyize. Abantu badukumve muri Bibiliya tuzavuga amoko y'amasezerano n'impamvu Imana yatanga. Icyo hari impamvu, ariko abantu bakwiye no kumenya ko ibintu biri ari kunyura mu matare wa mbere. Icyo nashatse kuvuga, sinawe ngo twigire ku batubanjirije, sinawe wanyu nta nubwo ari n'uwanyu. Ariko ikintu nkundira Imana, nta jambo ivuga ngo ritakare. Irasohora. Haleluya, amina. Ubushobozi bwo kubangamira ijambo ry'Imana. Bakubangamira, babangamira ibyo so yavuze, babangamira ibyo umukoresha yavuze, babangamira ibyo papa wawe yavuze cyangwa mama. Ntawabangamira, nta n'umwe. Imana ivuze ataone isohoza icyo yavuze. Ntigira imbogamizi, ntigira imbogamizi. Cyo kirumvikanye. Abakomeye bagira n'igihe kigira imbogamizi. Yego, umuntu ashobora kukubwira ibintu ari mu bihe byiza, ejo akagira imbogamizi agakena cyane. Ibyo yakubwiye Mana arayibimbwiye, Mana arayibimbwiye, ariko Imana ntigira imbogamizi. Arayimbwiye ko umuntu ashira, ivuze ntigihuzagurika, ariko yo nirangira. Ndasaba abantu ko kwigirira ikize kugeza abantu bakaguma mu mwanya wo gukiranuka, bagakiranuka. Kandi gukiranuka nubwo twamaze kubona ko ari ugukora ibyo Imana ishaka, nibyo? Yego, ariko ibyo bintu Imana ishaka ntago bikubiye mu kintu kimwe, bikubiye mu bintu byinshi. Gukora ibyo Imana ishaka, si icyo Imana ishaka, nibyo Imana ishaka. Kandi abantu bakagira amatwi yumva Imana nk'uko babivuze. Ikindi
abantu ntibatera umugongo ijambo ry'Imana. Siko abantu oya muri iyi minsi rega ikibazo cyarabaye Vedas. Abantu barashaka ngo tuvuge ibintu bimeze nk'ibibashimashima kubera ko ibigeragezo byababanye byinshi. Ahubwo bakima amahoro, bakaba wa mutima uhagaze ujugunya rwose amahoro yabo. Nyamara si cyo kintu cyari gikomeye kuko Imana irashaka ko abantu bakiranuka. Gukiranuka ni iki? Icya mbere hari umuntu bakubwira ngo use ngo iki nacyo ni icyaha, ariko si umutima we wamubwiye ngo iki mbere yuko aza kumbaza ngewe ngo iki ni icyaha, ubundi umutima we wamubwiye ngo iki? Nta kintu wari wamubwiye. Icyo gitumye kubaza icyo kiri ni ukwiyobagiza, harimo yiyobagiza ukuri azi mwari. Kandi reka nkubwire ijambo ryiza umukozi w'Imana, njye mu bintu nibuka nabonye nuko iyo uhagaze mu kuri kw'ijambo ukumvira umutima w'Imana uri muri wowe, kuko buriya abantu bazi ko muri we habamo umutima gusa, ngo no, habamo umutima w'Imana n'umutima wa Satani. Yes, izo mbaraga ziba zirwanira muri wowe. Rero iyo wemeye kuneshwa, ntabwo ujya wumva wa muri yavuze ngo ntugakurikire ijwi ryose wumva, biravuze ngo abari ry'Imana ho ariko n'irya Satani riri muri sirikira hafi aho. Reka tuvuge icya kabiri gitari Imana gutabara abantu. Imana igitabara abakiranutsi kandi ikabatabara bageze mu ngorane, bageze mu kaga, bageze ku nkombe, bageze mu kangaratete, bageze aho umwanzi agiye kuvuza ibombe. Cya mbere Imana itabara umuntu umukiranutsi, Imana imuhoza w'amaso, Imana ishimwe kandi igakora ikintu kigaragaza ko ari ibikoze. Yego, Imana ije gutabara umukiranutsi iramutabara bikamenyekana ko ariyo. Icyo biravuze ngo ikikoze kiyitirirwa. Amen. Igiha n'ibihamye kiyitirirwa. Yesu yakuye umuntu ku irimbi. Yego. Haleluya. Warutunzwe no gutabura abantu, akarya amagufwa, akarya imibiri babajugunyaho. Yesu ngo ahagere. Yesu ahageze. Undi yirukanyemo abadayimoni bakajya mu ngurube. Ewe uriya muntu ndamuzi. Yesu akoze ikintu kitirirwa we. Ashimwe. Kira uriya muntu ndamwiza. Yataye Nowa imuremera Yesu. Kompleto. Reka ngubwire. Isi yose Imana yarayihanaguye. Iterura Nowa n'umuryango we nk'umukiranutsi. Wenyine n'umuryango we bonyine ibaremera yabo si. N'uyu munsi tuvuga Imana iracyaremera abakiranutsi zabo ayabo masi. Iracyabaremera umucyo. Iracyabaremera. Ifite ubushobozi bwo kugufata wowe cyangwa njye cyangwa udukurikiye. Ikamutereka hagati y'abanzi. Ko nakurogoye niba abantu bashobora kuremera abandi. Imana yitwa umuremyi niyo yananirwa kuremera abakiranutsi. Tuvuga icya kabiri. Umuntu Imana itabara n'umuntu usenga. Iyo tuvuze gusenga ni ugutsindwa, ni ukwitsinda, ni ukwemera ko ari ntacyo ushoboye mu buzima bwawe, ukemera ko Imana ishobora byose ukayisenga. Gusenga ni ugusaba, kandi hasaba umuntu udafite, icyo afite. Njyewe reka gusaba kandi nugera ku nkingi ujye umpa akaririmba karamfasha. Ubuzima busenga nibwo buzima, naho ubudasenga ubwo buba bupfuye. Hariho imbaraga ziva mu gusenga. Amen. Kandi izo mbaraga zibonwa n'uzishaka. Haleluya. Umugabo Eliya uwo yubashye Imana kubera gusenga, Saduraka, Meshake ndetse na Abedenego batabawe n'Imana kubera gusenga. Uvuga abayuda. Hamani ukuri reka nkubwire agaho kari kundi karahandurika. Hamani yari yabafatiye umwanzuro ndakuka ndahinduka gusenga, ariko umunsi abayuda basenze Imana yarangije ikibazo burundu. Ikibazo cyabo burundu kirashira. Haleluya. Burundu. Si ugusiga imizi. Yarangije ikibazo cy'abayuda na Hamani burundu. Kandi Hamani itabamajije umwirondoro yari yayidoze. Erega akaba kari kundi tugende neza. Hamani ni umudozi w'amadosi, yari yayirangije kandi yari iteguye neza. Nasomye Bibiliya imbwira undi mugabo ngo witwa Alexander ngo umucuzi w'imiringa. Hari abantu bazi kudoda dosiye neza. Hamani yari azi kudoda wa mugabo.
yari afite ibimenyetso byose Amasengesho, ariko amasengesho niyo yonyine iyo dusenga kandi umuntu ukurusha ntabwo akurusha amafaranga azakurusha amasengesho. Amasengesho ni bombe ikomeye cyane. Tuzabyiga. Nzakubwira ikintu bita gusenga kitari cyo. Ibihome bya Satani bikaridoka. Amen. Amasengesho cyo gusenga, amasengesho kitari cyo. Icyo bita gusenga kitari cyo. Icyo bita kuvuga ngo kubeshya ngo wasenze, kwibeshya, kwishuka. Satani akabwira ngo ishuke ko wasenze, ukibeshya ukanezerwa ukagira ngo wasenze, ukihesha amahoro, ukibeshya umugisha. Icyo ni icya kabiri gitera Imana gutabara abantu vuba, kuba gusenga, kuba mu buzima busenga. Ubundi none se buretse rega ndashaka ko abantu bagira icyo bita clarity, bagira umucyo mu bintu turi kuvuga. Uzima mu mbivuze cya mbere ni iki? Abantu ho gusenga barashaka gusengerwa. Hari icya kabiri bundetse sibye no gusengera, barashaka ngo ngewe kuko wenda ndi umuhanuzi cyangwa ndi umunyembaraga mu gusenga mbasengere. Nyamara Bibiliya yaravuze ngo ugende uko imbaraga zawe zingana. No muri pasiyo ngewe pasitoro nzaba pasiyone mu gipasitori, ariko nta pasiyone wo masengesho. Aho rero narishatse kubwira abantu ngo iki, amasengesho nubwo ngewe nakunganira, ariko amasengesho yawe, ubuzima bwawe ukwiye kubukonekita mu gusenga. Atari uko uri umunyembaraga, atari uko uri umunyempana, atari uko uhishurirwa, atari uko werekwa, atari uko umanura ibintu cyangwa ukubita ukaritura mugani wa wundi wahereye hejuru asenga ati ndirukana ndananiza ndashwiragiza, ariko ageze bati ndananiza, ageze arafati ndananiwe. Muri Afurika y'Epfo nyine niyo mpamvu abantu bagomba kugira ubwenge. Umuntu ahera hano hejuru ashwiragiza, aritura, ananiza, akubita, yagera hano hepfo ati ndananiwe. None rero icyo nashaka kuvuga ngo tubwire n'abantu bakanguke bamenye icyo turi kuvuga. Niba ubuzima busenga Imana ibutabara, akaba ari inkingi Imana itabara, tubwire abantu bakomeze gusengesha, cyangwa tubwire abantu mu mbaraga zabo bicomeke mu bintu byo. Hari ibisubizo, Bibiliya itanga ibisubizo. Bibiliya iteka tuburebe umwanzuro umwe w'icyo biravuze. Morodekayi yabutumye kuri Esiteri, yego, aramubwira ngo niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza Abayuda bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko weho we kwibwira ngo nukuri inzu imbere bwawe uzapfa, uzabona ishyano. Ikintu kikurokora ni amasengesho. Reka nkubwire, si rimwe si kabiri amasengesho arukorora. Ni ijambo rimwe numvishemo bivuze ngo kugira ngo umuntu atabona ishyano nayoboka inzira yo gusenga. Nayo kandi ni nabyo abantu bari gupfa n'abandi. Agera gutyo umuntu akamubwira ati sibye ko imisozi ngo yarafunzwe ariko sigaye bajya mu yakure. Ati yazane ngusengere ngenda kugerayo. Rero bundi arona agendeye birakunda tiyame. Yayamuha rero ikidayimoni kikamudigiza kikaba kimutaye munsi y'umukingo. Nibasenge. Cyamukubita munsi y'umukingo akamanuka borongo, aravuga izinzora ati baranyuke, kandi nayo yatanze wa muntu yari. Inkingi ya gatatu itera Imana gutabara umuntu vuba no muntu wizera. Ubundi Yesu we zera. Reka nkubwire, reka inyigisho tuyisubikira tuzagaruka. Tutavuze inkingi enye. Iyo umuntu yizera ni inkingi ya gatatu. Nagusabye ko tugera ku kantu. Umuntu wizera, ajye reka nkaririmbira abantu b'Imana. Umuntu wizera Imana niwe wenyine ugera mu bubiko bw'Imana. Kwizera. Hari umugore uri muri butumwa bw'isuku bwanditswe na Mariko 5:5, yari afite imyaka 12 arwaye. Yego. Ingingo ze zari zarapfuye zose zarashize. Yari asigaranye ikintu kimwe, yari asigaranye amatwi yumve bya Yesu. Uravuga wa mudamu wamuzanye 12 wari uri mugongo? Yego. Ndamwibuka. Yari afite ibintu byamushizeho ngo yarabimariye mu mavuta. Yari afite imbogamizi enye abantu badukurikiye babyumve. Icyambere, kubera kumara igihe kirekire arwaye, yari afite intege nke. Umubiri we wari waranyeganyeze, wari warananiwe, utagifite imbaraga nyinshi. Yari afite indi mbogamizi ya kabiri y'abantu benshi. Abantu bari benshi cyane, ntawe ari kumuha inzira. Ntawe. Imbogamizi ya gatatu, umuco. Bibiliya avuga ngo umuco ntiwemeraga ko urwaye iyo ndwara ajya mu bantu, kandi indwara yari izwi bitewe n'igihe yari imumazeho.
urakoze cyane. bivuze ngo uwo yatatse vuba yayihisha na kazi, ariko kuko itinze yari itinze, hari gari ikigeragezo umuntu batagihisha, batagishobora guhisha. Imbogamizi ya kane ikigeragezo gute cyagiye nko mu bitangazamakuru? Imbogamizi ya kane wahisha ikigeragezo gute? turaza tukivugaho mu kanya. Imbogamizi ya kane abantu bari no kuvuga hano kuri za social media bari kwanikana, wabibonye? Imbogamizi ya kane ni amategeko. Baravugaga ngo umuntu tuzabona tuzamutera amabuye, azaterwa amabuye. Uwo mugore agize umugisha amatwi ye, haleluya, kumva ibyo abantu yari yarabihaze, ategereje kumva iby'umwami w'abantu. Kwizera kuramubwira ngo nubwo ufite imbogamizi ariko Kristo ari hirya y'izo mbogamizi. Ni ijambo rimwe rivuga ngo kwizera ni ukurenza amaso imbogamizi n'ibigaragara, inzitizi z'ibigaragara, ukinjira mu mabanga y'ibitagaragara. Karero ndirimbe ubona uvuga kwizera kurarema, kwizera kurategeka, kurembura imisozi igatabwa mu nyanja, kubumba iminwa y'intare zikavaho, ugatambuka nta bwoba kuko uba wizeye. Amen. Kangarukira umuntu wizera rero, umuntu wizera niwe ugera mu bubiko muri stock y'Imana, aho Imana ibika. Ubundi ntabwo uriya mugore yakize Yesu yabivuganye binjyanye hano komeye, yishuri ko nakora ku nshunda z'imyenda ye gusa icyago cye kirakira. Akoze ku nshundazi niwo munsi uri mu minsi Yesu yagize ibibazo nawe. Yesu aravuga ngo hari imbaraga imvuyemo kubera umuntu wizera. Kwizera kurakaze, tuzabyiga. Kuko uku kwizera abantu bashaka kubyumva. Ikibazo ni kimwe, n'abantu baza mu rusengero iyo turi kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa nk'uko turi kubivuga barabyumva, ariko ikibazo ntago abigumamo. Bibiri ivuga urwo rugero, ivuga umuntu wasohoye imbuto agagenda, zimwe zigwa ku kara, izindi mu nzira, izindi mu mahwa, izindi mu butaka bwiza. Yego, birahari. Izari ku kara ngo zimanuka vuba vuba zirazamuka, ariko kuko nta butaka ziba zirapfuye. Kwizera niko kugeraho Imana ibika ibisubizo byacu, ahantu Imana ibika. Amen. Kandi kwizera, uyu muntu yizeye atuma isengesho. Wikwizera ibyo abantu bavuga, izera icyo Imana ivuga. Wizere ko Imana ishobora kandi ubyature. Yateye izo ntambwe akoze kuri Yesu gusa icyago cye. Erega kibazo wowe nagiraga ngo tubigere n'abantu. Kwizera abantu baragufite, ariko muri kubashirana vuba uko bafite ubundi kwizera kuba mu bice bine. Ijambo rya kabiri utari wumva aho ngaho. Iyo bamaze kwizera kw'igice gutyo, basigarana ikibazo kimeze nko gusenga, ariko bameze nk'ababureninga Imana. Ejo bundi umuntu yarasenze, izi jambo yavuze ibintu bikomeye. Yaravuze ngo izi nkweto zanshikiyeho gutya Imana zikampengamiraho, wowe ari wowe wazambara. Urumva uwo muntu? Uwo ni umukomedi. Ntabwo mbizi. Ni umukomedi mu gusenga. None se ubundi turimo twigisha, urumva uwo munyarwenya icyo nari ngiye kukwereka rero mwarimu. Imana, uyu muntu ufite kwizera kurebera Imana mu nkweto. Kuko njya mbwira abantu ngo kwizera, turi ku ijambo ryitwa kwizera, ndashaka gutsindagira korara gato. Uretse mvuga korara gato icyo nshaka kuvuga, uretse gato uyeretse akantu nshaka kuvuga ni icyo bita ni urufunguzo. Kwizera k'umuntu, niba ushaka kugira ngo ugire kwizera gutuma Imana ikutabara, reka kugira kwizera kw'akanya gato kumarwaho n'ikigeragezo uhuye nacyo cy'akanya gato. Kuko kuba wageragezwa ntibituma Imana itazakora, ntibinakuraho ko Imana yitwa Imana, ntibinatuma itakora imirimo yayo. Reka kwizera kurakura. Yego, reka nkumenere ibanga rero. Vuga gukuzwa n'ibintu bitatu. Kwizera gukuzwa n'ijambo ry'Imana. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, iyambukije Abisiraheli. Iyo umaze kubyumva uvuga ngo ariko iyakoze biriya igatabara bariya niyo Mana yanjye, wiyigiriye abandi. Tuve mu ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Icya kabiri, kwizera gukuzwa n'ibintu Imana yakoreye abantu uzi. Cyo ni cya kabiri. Abantu uzi mwakuriye ku musozi umwe, mwiganye, mwagendanye, mwasenganye, nicyo ukabona
ukemeza umutima wawe ko hari ibintu Imana yabakoreye uzi neza utumvanya abandi. Icyo ni icya kabiri gikuza kwizera. Urega ni wa muririmbyi, hari umuririmbyi muri iyi minsi abantu bari kumva cyane bavuga ngo nahoraga jya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirishya abandi batamba indirimbo yanjye yarima ruzageza he mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika wampaye. Urumva umuntu Zaburi ndirimba si ya Dawidi, Zaburi ndirimba si ya Benasafu, nimba mutima ayizange mfite ubuhamya bwigendera. Icyo nari ngiye kuvuga Imana ishimwe ni uko kwizera ukwiye kukurebera mu batubanjirije, ariko ukanakurebera cyangwa se ukakurebera mu byawe Imana yakoze. iyo ni inkingi ya gatatu. Mushumba, iyo tuvuga ibi ntabwo twageze aho umwanzi atarasa imyambi. Turi mu isi twese, abantu turi kubwira, dusangiye ibibazo, dusangiye ibyifuzo, ariko turagira ngo tubakomeze kubw'ijambo ry'Imana kandi ry'ukuri ryuzuye, bumve icyo Imana ibashaka ryuzuye. Icya kabiri gikuza kwizera ni imirimo n'ibitanga by'indengakamere Imana yakoreye abantu uzi. Ni umuntu wamaze imyaka 10 atabyara, ariko kuwa 11 arabyara, ukaba umuzi neza. Ni umuntu mwiganya abura akazi imyaka ingahe, bukeye Imana irihishura abona akazi. Ni umuntu waryaga baciye inshuro, uyu munsi arakoresha abandi. Ni umuntu uzi. Ni umuntu wamaze imyaka arwaye, abaganga baramusezereye, indwara byarananiranye. Ni umuntu ufite ibintu atunze atarazwe na se na nyina, Imana ikamuha. Ni umuntu baroze bakamuroga ngo ate ubwenge apfe cyangwa yiruke ku gasozi, ubu uyu munsi ukaba umubona agenda kubera imbaraga z'Imana, ariko utabwiwe uzi ibyo wabonye. Icya gatatu gikuza kwizera ni ibindi Imana yagukoreye ubwawe. Ese wicaye nta murimo n'umwe w'Imana wabonye? Nta kugira neza ko Imana na rimwe wabibonyemo? Nta marira Imana yaguhojeje? Nta gahinda Imana yahanduye mu mutima? Nta gaciro Imana yaguhaye utakoze ikizamini? Nta joro Imana yakesheje? Irahari. Haleluya. Nta rubanza Imana yakuburaniye? Nta mwavoka? Ibyo bintu bikuza kwizera, umutima ukabira kuvuga ngo yandabaye cyagihe. Niyo Mana. Umuntu wa gatatu ni umuntu wizera Imana kandi akizera ko Imana ishobora byose. Icya kane rero, umuntu wa kane Imana itabara vuba, ni umuntu uhamya Imana kandi ari mu bibazo. Sifa kwa Mungu. Netitasiwa. Nicyo kinaniye abantu ahubwo. Yo yavuze ngo ndi ubwanjye nzi yuko nta muntu dufatikanyije. Inshuti zambindutse, umugore yagiye, ariko ndi ubwanjye nzi ko inzara zakutse, imbwa ziri kuri gata umubiri wanjye, ariko nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Ni umuntu uhamya Imana kandi ari mu ngorane, ari mu makuba, nubwo zihari, nubwo shitani ari kumushishimura, ariko akavuga ngo Imana yanjye iri. Kandi mu ngorane twibukiranye iki? Niho tuburira mu Imana gakeya rwose ubona abantu bakuba hafi. Reka dusoze dusenge. Dukeneye ko abantu bamenya izo nkingi enye. Abantu badukurikiye ntabwo turi buvuge byinshi nkaho tugiye gutaha. Reka dusubike. Imana yatubwiye ko iki tuhagazeho. Mwari tabashimiye. Ngiye ku rwanjye ruhande numva twasaba mugatanga nimero, kuko hari umuntu ukenera inama, ukenera kubavugisha uburyo bumwe cyangwa ubundi. Noneho no kubwira abari mu bibazo n'intambara ko tugiye kubasengera kugira ngo Imana igire uko ibigenza, ariko ubuzima bwawe bwa buri munsi ubwubakire kuri izo nkingi enye. Ubwubakire kuri izo nkingi enye, kandi iryo jambo ubundi ryo kuvuga ngo ndi ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, ni ijambo rinini rishatse kuvuga ngo ukwiye kuvuga Yesu wawe
ko hari abahungu bari barazengereje abantu babwira ko birukana abadayimoni ariko bavugaga ngo mu izina rya Yesu Pawulo avuga. Abantu rero bagwije Yesu Pawulo avuga, bagwije Yesu yewe umushumba wanyu ushumbye n'uyu, bagwije Yesu wababashumbye ariko bo ubwabo nta Yesu bafite. Njyewe nkanjye ntacyo umunyantege nke nyigisha. Icyo mbona rero no kubisegura ariko simbabwiye ngo ntibumve inama nyinshi n'umuyoboro bayoborwamo n'ababayobora, ariko kanguka kuke udashaka gukura nawe ko Petero yavuze ngo mwitoze kunywa amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abarere. Bibiri rimwe abantu b'ibihangange bateye ubwoba mu gukiranuka, mu gusenga, mu kwizera, mu guhamya. Ngiki cyitegererezo abatsinzwe urwo rutonde ntabwo ndeba, tsinda usoma ntacyo rumfasha. Ikimfasha ni ukwigira ku bantu batsinze kandi barahari, kareba uburyo batsinze, ngasaba Imana nkagira ikirenge uko barwanye, uko bitwaye, imikorere, imivugire, imigendere yabo, nkagira ikirenge mu cyabo. Ingabo zatsinzwe ntacyo zigisha, nta muntu ndabona kiretse afite ikibazo wahamagara umuntu watsinzwe ngo azamuhe ibitekerezo. Hari umuhanzi waririmbye ngo kandi no kuba waraswa si ikibazo, niko bijya biba ku rugamba. Umuntu wese watsinzwe ntacyo twigisha, turigira ku muntu watsinzwe yo kubaha Imana, ukomeza uyirwane amen. Kandi no kuba waraswa si ikibazo, kuko buriya abantu barashaka ko tubabwira ko Imana ari Imana irangiza intambara igakuraho urugamba, ariko bakibagirwa yuko no muri urwo rugamba Imana igaragaramo, kandi Imana ishaka kwigaragaza yigaragaza aho ishaka. Abantu rero reka twe kubabwira yuko tugiye kubasengera ngo ibigeragezo birangire, ahubwo tugiye kubasengera ngo intambara oya zihindura isura, bihindura isura. Kuko butuvugana nshobora gusengera utaryaga ukarya, ariko ukarya ubonye amafaranga, ubonye n'akazi, ukajya ku cyo bita guhangayika kubera rya deni wafashe haryo ryo gutuma akazi kaboneka. None se urumva intambara itahinduye isura? Ntabwo kurya bigihari nk'ikibazo wariye, ariko nanone uhangayitse kubera uri gushaka amafaranga yo kwishyura iki rya deni. Urumva rero abantu bakwiye kumenya turasenga Imana ikabihindura, ariko nubwo ibihindura ntabwo uzaba mu isi itarimo ibibazo. Abantu bakwiye kubimenya, noneho ntibinatuma abantu banga Imana, abantu bivumbure. Rimwe na rimwe njya mbona rimwe ari ukudakura mu mwuka. Iki kintu tuzakiganiriza abantu bige gukura, ku buryo umuntu akura akamenya ibyo arimo akanabihagararamo. Ariko ubundi reka nkubwire, wowe usenga Imana buri kanya wayivumbuyeho, mbirimo mbivuyemo, mbirimo bivuyemo, nabigiyemo nabivuyemo, urumva wowe utari ikibazo. Ntabyo yagiye yarabyiyitiriye. Nta mukobwa washatse wongera kuba umukobwa bigira, ariko se niwe nanjye navuze ngo bigira kuri turetse rero urabona ukuntu uranjyana kure kubera ko ibintu mbona abona ukuntu abantu bashaka ko twigira ukuntu, ariko si ntibikunda. Ntubabona ukuntu agenda agashaka akantu gahagarika amabere, kandi abizi neza ko yabaye umudamu byarabugezi neza ko bidashoboka. Ntabwo yigeze aba umukristo, yego yabaye umuntu abo wundi, ariko reka dusoreze ahangaha dusaba abantu bose gukurikira isomo ririmo kugira ngo umuntu wese amenye aho akwiye guhagarara n'icyo akwiye kubaka muri we, kugira ngo iyi miyaga irimo gutembana benshi itaza kumutembana. Kuko abantu benshi baratembanywe, kozi w'Imana, abantu benshi baratembanywe, kandi mu gutembanwa kwabo biturutse ko babashije kugenda bikomeza ku bidakomeye. Ariko izi nkingi enye nibazubakiraho, umuntu wese uzazumva akazubakiraho, ntabwo azongera kunyeganyezwa. Reka mvuga ijambo rimwe rivuga ngo hari ibitazagutera ubwoba, kubera yuko uzaba uzi aho uva n'aho ujya, bizakorohera. Rero reka mbere ko tuza gusaba ngo usoze usengera abantu b'Imana no kubwira iryo jambo, ariko dusabe kugira ngo noneho ubahe na nimero ya telefone. Nimero yanjye yego 0788 45 45 5 3 0788 45 45 5 3.
Yego. nimero wayimbonaho no kuri WhatsApp ntiyagiye nkoresha. Yego, Dusenge Imana. mwese muremerewe kumubaza, kumugisha inama. Si n'ibyo gusa njye njya nkunda kubwira abantu ngo nuba ubona ari umukozi w'Imana yakuganirije ugafashwa, ujye unamuhesha umugisha, ndabigusabye. Ujye ubikora ntacyo bitwara, kandi njyewe nubimbwira ko wabikoze nzagusabira umugisha. Ujye ubimbwira uti wa muntu mwaganiriye uzamugarure, kandi nanjye nifuje kugukoreraho umugisha, nanjye nzajya ngusabira umugisha. Ni byiza, ntabwo ngusabye, njye ntabwo ari ngikubwiye ngo umpe, ariko impamvu mbivuze njyewe nuko ndi umushyitsi, ariko tutari n'umushyitsi, ndi umushyitsi w'umusangwa kuri Mose TV. Niyo mpamvu rero njyewe iyo ndi kumwe n'umushyitsi nk'uko mba nifuza ko rwose wamubera umugisha nawe akakubera uwundi. Yesu aduhana umugisha. Murakoze. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye abarikurikiye, abari kure n'abari hafi. Turasenze kugira ngo umwuka wera w'Imana herekeze ijambo mu mitima, kandi arwanye ibyabarwanyaga. Buri muntu wese udukurikiye afite inzitizi ze mu rwe ruhande, ariko umwuka wera afite ubushobozi, afite imbaraga zo gukuraho inzitizi, abana b'Imana bagatambuka. Nk'uko wabikoze Abisirayeli bageze ku nyanja, ukabikora ku bwa Aburahamu, ukabikora ku bwa Isaka, ukabikora ku bwa Dawidi, ukabikora ku bwa Yosefu. Iyo Mana yabikoze niyo Mana yacu, niyo tuvuga, niyo dusenga, niyo twiringira, niyo duhamya ku manywa na nijoro. Urakoze Mwami, imirimo n'ibitangaza ubikorere kwiyubahisha kandi kubwo kwihesha icyubahiro. Urakoze kubyumvise, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Shalom, shalom, nakagaruka.